So bakunze ba Iris Rwanda rero, Iris Rwanda TV online, twongeye kubasuhuza, murabizi ni byiza gusa aka kanya nkuko mubibona tugiye gutungura abantu. It's a surprise, ni birthday yabo, n'abantu batatu, bamwe n'abakinnyi b'Ikiriyo cy'urukundo, undi umwe ni umusponsor cyangwa se umufatanyabikorwa w'Ikiriyo cy'urukundo cyangwa se wa Iris Rwanda TV online. So nkuko mubibona rero, hano twateguye cake, twateguye champagne, ni ibintu tugiye gukora mu minota mikeya cyane, ariko ndakeka ni ibintu biraza kuba byiza cyane. So abantu nkuko mubazi mugiye mubamenyereye, dufite uwitwa Damuru, dufite uwitwa Tony, dufite n'undi bita Anita. Abo nibo tugiye gukorera birthday kuri uyu munsi. So nizere ko muraza kuba mukurikiye kabisa, mube ready, turahababereye. So this is in Nigeria. Pop the champagne. Tony. Shall we have a surprise? I didn't get it up.
You know what is it? You know it? I can't guess, man. You can't? Okay. Let's say meet up one. I'm loved. This is fucking cool, man. I love it. No, ese. Nigeria. When did you come? You're going back tomorrow?
Alright. Oya turavuga keke yakiri hano imbere ntabwo babone ko ari fete nyafete Why mahali yani wiza. So when I saw her with this one, I said, is that the Nigerian? She doesn't look like Nigerian. Nilitekeleza umuntu uri mu shaka. This is too big, man. This is. They drink milk, now they are drinking milk. Ya cake ari kumunsi ndayirya kubera kuri ndi live. Umukobwa wanjye. Nakumbuye muhira birumvikana ihangane. Umukunziwe yarize. Yeah, it's true. She misses her country and her people. Abarundi babo bacece tubasuhuze. Cece, we miss. Bon, Cece ubwa mbere afite experience, donc icyo ndakimubahira cyane. Cece niwe mukuru. Cece afite imyaka 20 ejo bundi aruzuza 22 mu kwezi kumwe. Bakunzi ba Yarize Rwanda TV online twongeye murabona ko twegereye ameza nuko mwagiye mubikurikirana kuri kamera za Yarize Rwanda TV nabonye abana bacu bavutse twabakoreye surprise pe batunguye cyane niyo mpamvu kakanya rero twegereye ameza bagiye kwiyakira ariko tunaganira nkuko mubona turi kumwe abakinnyi ba filime Ikiriyo cy'urukundo bamwe mwagiye mumenyera ndetse n'abo mutarabona bagiye kuza n'umwe ugiye kuza mu Ikiriyo cy'urukundo vuba cyane no mu zindi filime mugenda mukurikirana ndetse turi kumwe n'umuntu wa hafi umukunzi cyangwa se umufatanyabikorwa wa filime Ikiriyo cy'urukundo nawe twakoreye surprise uyu munsi ntabwo ari umunsi bavukiyeho gusa niwo munsi twahisemo ko twabakorera surprise nuko mwagiye mubibona rero n'ubundi turi kumwe n'umuyobozi wa Yarize Rwanda TV online nawe ni Mr Gugu turakwakiriye iwawe Ikiriyo show ni umunota umwe turi kumwe na Tony ni umukinnyi wa filime abari bahereza kamera cyane yenye horaho Tony yavutse uyu munsi tariki ya karindwi. Damuru yavutse kuri 30. Twagombaga kumukora surprise urabizi n'ibyahuye n'igihe twari turimo by'umukinnyi wacu witabye Imana biza kubitana na anniversaire ya Anita ni umukinnyi mushya mugiye kubona yinjiremo avukana na Cece avukana na Cece bagama murajejwe n'umukinnyi mushya tubone no kumutangaza ku mugaragaro ushize yakoze ikizame turabanga ni ikizame agutonye ko tuzamufata umunsi wa none turamwakira mu muryango mugari wa Yarize Rwanda. Good news. Dabura asanga ari umukunzi wa filime Ikiriyo cy'urukundo akaba n'umufatanyabikorwa wa hafi ndetse mu ba mbere dushimira cyane urugano rw'Unga Paris uruhare bagira mu guteza imbere sinema nyarwanda ntekereza nasubiza umunyamakuru umwanya akayobora ikiganiro ariko ibyari by'ingenzi cyane byihutirwaga kugira ngo bamenye amatariki bavutseho no guselebrating umunsi wa none tuvuye mu kiriro kamwe mu burumvikana ariko nyuma y'ibibazo ubuzima burakomeza filime zigiye gukomeza maneke muzakomeza mubone muri filime ahari mu ijoro tuzamusanga twese amen. Jean Gugu arakoze cyane gahunda ikurikiyeho hano hari abantu turi kumwe before yuko abana bavuka sibyo sinikubaririmbira akantu gatoya ndakeka korali iri hano iraza kubidufashamo amajwi yose abaho sibyo tugiye gutangira mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda mu Cyongereza mu Gifaransa sibyo twagiye
ugira umunsi mwiza k'itariki wavutseho ugira umunsi mwiza isabukuru nziza English twajya mu Cyongereza Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Thank you. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Korali yacu babidufashije uririmbye amajwi yose so reka duhere kuri nawe tuneguhera sibyo twibwira byose then tubwire uko nkomeza aka kanya ibyo mbese uri kwiyumva ku kanya sibyo kazi murakoze nitwa Dushima Anita nk'uko perezida yabivuze navuze itariki 3 cyangwa 3 z'ukwicumi rero aka kanya sinzi ukuntu bivuga kuko ni surprise kuri jewe sinari ndabyiteze donc bancanze mu mutwe barambesha ariko biheze neza ndaryohewe cyane ni ibintu nishimiye cyane ni ibintu ntazokwibagira mu buzima merci beaucoup dukurikizeho Tony twakwakiriye Tony's gonna cry. mwakoze nta mazina ni Mutoni Alice nkaba nyine nitwa Tony nyine mwakoze ndishimye cyane Imana ibaho umugisha nta kindi Ni ibyishimo byinshi. Iyi birthday yanjye y'umwaka yabaye birthday y'abastar. Ini surprise ya kabiri mbonye iturutse ku bastar. Noneho nk'ikiriyo cy'urukundo bona abana bo mu rugo ni filime nkunda cyane nemera cyane none kuba munkoreye surprise biranshimishije cyane binyeretse ko uko mbatekereza namwe niko muntekereza ya ibintu by'agaciro cyane ntabyo narinzi pe kuko birthday yararangiye munkoreye surprise iyi niyo surprise ubundi nayo kuri birthday nyirizina uba witegura ko hashobora kuba akantu ariko after 1 week it's a real surprise. You got me Gugu and your team. Ndabashimira cyane biranshimishije kabisa. Mwakuye Imana isubizeho uwo mutima w'urukundo mukomezanye. Murakoze cyane. Utarafa kuri microphone fatanyije n'amakuru wa mbere. Musanzwe kuboneka muri sinema nyarwanda twatangiye ari ibintu ubona bigoranye cyane kuko twabona abantu b'ikigero baguruka bakazakina filime nyarwanda ariko Musanze ko muri Miss ari filime y'umusore y'ikirwa muri Musanze nayo igiye kuza yongera ku kiro cy'urukundo n'izindi umwe mu bantu bakunda filime nyarwanda muri myaka ya none byangije nayo kubibona. Actually ngomba kugushimira kuba warazanye filime muri Musanze ibyahise byerekana muri film industry ko Musanze naho ari ahantu hakinirwa filime abantu bakunda filime ari ahantu heza ho gukinirwa wafunguye amaso abandi bari muri film industry niyo mpamvu ubona urusobe narwo rwaraje so uretse Musanze kuba tourist place igiye kuba movie city like you hear Hollywood Nollywood it's gonna be like big because every superstar is looking at Musanze yeah. So that's really good. Anita, nyuma y'igihe dufite Cece
iki cyaguteye gusaba kwinjira muri filime uyu munsi wa none ukaba wakiriwe mu muryango mugari wa filime cy'urukundo benshi bagusabye gukomeza muri silent kira bari muri Cece ariko abashinzwe casting bamaze kwicara bagushyira mu kiryo cy'urukundo babyakiriye byakiriye Bon, icambere ni ukubashimira bivuye ku mutima. Ni ukubashimira kuko donc ni surprise ya anniversaire kandi ni surprise yo kumbwira yuko nemerewe gukina kwinjira mu muryango munini wa Iris Rwanda. Really ndanezerewe cyane gose ntushobora kubyumva. Sinzi cyane gose. Icyatumye mfite nkunda ikiriyo cy'urukundo nkuko nigeze kubivuga n'ubundi muri casting ni film yanyespire donc yamaye isomo kandi comme hari abandi bari bagerageje kunyonko haje bambwira ati urabishoboye ushoboye kwactinga voilà donc nanje navuze ati kubera iki ntogerageza rero kuba nagiye mu kiyo cy'urukundo nuko hariho amasomo menshi nigiyemo kandi nanje numva ko uko nayabonye sha no gutanga indi message nanjye conductinga donc mu ijambo rimwe imana yamaye nabonye yuko nshobora kuyikoresha nka spreadinga message yanje kindi naco nka sharinga ubumenyi mfise murakoze abarundi icambere ndabaramukije cyane ndabakumbuye bon akumbuye muhira birumvikana ihangane umukunziwe yarize yeah, it's true she misses her country and her people abarundi babo Cece tubasuhuze Cece we miss you your people we miss you abarundi abashinga ntaye turabakunda cyane donc ni emotion ndabakumbuye cyane aho yuko vuba nanjye nzoshobora gusubirayo ikindi surtout abamembre ba famille yanje abadashobora kumbona bazoryoherwa rwose ndabaramukije cyane ndabagendana ku mutima buri munsi ikindi sinzi uko nabivuga uyu munsi mbonye indi famiye mu Rwanda nagiye mpura n'amafamiye menshi abantu benshi ariko ubu nisanze mu yindi famiye sinzi uburyo nabisobanura gusa ndanezerewe umutima wanje ndizera yuko tuzobagezaho byinshi byiza murakoze abarundi mwabonye gateka kuri Chelsea mugiye kongera kumubona n'ubundi muri season ya gatatu tuzatangirana nawe hari akabazo ntasuza ntabwo no kubazize byakira ute kugiye kujya muri filime noneho uvukana na Cece urumva ari uzabona umukuru wundi tutarabitana bon Cece ubwa mbere afite experience donc icyo ndakimubahira cyane Cece niwe mukuru Cece afite imyaka 20 ejo bundi aruzuza 22 mu kwezi kumwe nasoze tumukorere serivisi nawe izali ya mbere ya Cece y'uyu mwaka nawe tuzamutungura abari kubyumva reka tuzabivuge ku munsi wa anniversaire ya Cece alright Iris Rwanda family twabaye Iris Rwanda family limited kuko turi umuryango kandi dushize hamwe tuzagera kuri byinshi Tony umwe mu bantu umunsi w'imyaka 21 cyo ku ruhande nta mukobwa uvuga imyaka ye urumwe mu bantu bagiye gukora ubukwe kanajye kuri Tony cyane yindeke urumwe mu bantu bagiye gukora ubukwe utarageza imyaka y'ubukure kuko muri filime murategura ubukwe byakirute no kubukwe bugiye kuzaba ufite imyaka y'ubukure ne biranshimishije cyane kuko njye na sheri wanjye twari busajye kongeresha imyaka ariko noneho ubu ngubu ofisho biremewe n'amafi n'iki n'ikazaza kuko nta kibazo nta kibazo rwose marangamutima kuri uyu munsi wa none mu
bwa mbere Alice Rwanda tutuye bicaranye n'umukunzi n'umufatanyabikorwa. ni ukuri ndishimye cyane ntabwo nzi ukuntu nabisobanura ntabwo nabitekerezaga bambwiye ngo hari abantu tuje gusuhuza aha ngaha ariko nyine ntabwo nzi ko ari surprise nishimiye ko hari abantu twavukiye rimwe ni ukuri ndabifuriza ibyiza bose hari abo tumenyanye uyu munsi ndatekereza uyu mwaka ugiye kuza imbere ari uw'ibyiza gusa kandi Iris family turabakunda cyane barabizi Imana igikomeza ibaha umugisha kandi batera imbere. Dushimira abantu muri hirya no hino mu gihugu Iris Rwanda family twaguye ibikorwa dushimire cyane Libya restaurant dushimire cyane iherereye mu mujyi wa Muza Susa Garden iherereye muri Susa ubu mu kubyumva dushimire cyane urugano rw'Ifunga Paris iherereye hafi na station Mereze mu Kizungu umanutse gato muri station Mereze ni hafi aho ngaho rwose hariho na nimero hasi zazi gusliding hasi ushobora guhamagara ubundi ukeneye kuvuga neza ahantu wasohokera uri kumwe n'umwari mwiza nka Tony cyangwa se Anita ukavuga neza ahantu ushobora kubona aho kuruhukira neza ukavuga neza buri kimwe cyose kiba kiri ku murongo kandi kimeze neza. Twakiriye uyu mwaka cyangwa se umwaka tugiye gutangira mu mpera z'umwaka dufite amafilime abiri mashyashya turimo turabategura muzatangira mu cyumweru gitaha harimo Our Heaven. Yes. Ijoro ryanjye ni filime igizwe n'abana bane bagiye kwiga muri kaminuza bataha iwabo bahitamo kwibera mu nzira twakabyise for in one ariko turi in one tukaba dukoze copy paste. Turi kumwe na filime nshyashya twise My Dream. Nayo muzayibona mu kimwe gice iki ngiki. Twakira abanyamakuru babiri bashya barimo Iberi barimo n'uwitwa Zahabu muzagenda babagezaho ibiganiro umunsi ku munsi n'ibiganiro bibiri ku munsi muzajya mubona bivuze ngo twaravuguruye dusubire ku murongo wa kabiri ku TV Iris Rwanda online radio yatangiye gukora kandi byo ushaho program z'ibiganiro byose ariko mwebwe muduteze amatwi kuri uyu munsi kwa anniversary y'abana twahinduye brand n'ubambere bagaragara mu mwenda mushya wa Iris Rwanda n'umuyobozi wa Iris nagara wambara nubwo duha agaciro umuryango no kuvuga ku muntu. Félicitations rero kandi joyeux anniversaire. Kadusize umunyamakuru umwanya tutarasoza akantu ushaka ngo batukorere abana bavutse ni akantu gatoya cyane ngiye gusaba Tony aragira icyo abwira Dance kuri anniversaire yiwe nawe uragira icyo ubwira Dance mwese aragira icyo ababwira. Okay? Tony uratunguranye ni igiki? Okay, ikintu namubwira cyo ndamukunda cyane cyane kandi Imana ikomeze imuhe gutera imbere muri uyu mwaka mushya akomeze arwize inshuti agwize amafaranga abe inshuti hafi n'Imana nicyo namwifuriza. Happy birthday. Thank you so much. Tell me. Nanjye sinabura icyo mbwira My Dream uyu munsi icya mbere byo ndanezerewe sinari ndakuzi ariko duhuriye kuri anniversaire. Icya mbere nakunze uburyo uri sociable ikindi nakwifuriza muri mwaka utera imbere muri byose usabiye amagara meza adafite ubuzima bwiza nkwifurije imigisha yose idatumana kandi joyeux anniversaire. Okay, I'll start here. Ndagukunda cyane muri filime. Ndagukunda urukundo ufite wakunze Gugu mukajyana ahantu narabirebaga nkumva ndagukunze cyane urihangana. Hari ubwo umuntu akina filime hakaba n'akantu ubona ariko kamuvuye ku mutima ko wabonaga biri naturel. Ikintu nakwifuriza uri umwana muto uri muri film industry ni ukukwifuriza kuzatera imbere ukagera kure ukagira amafaranga menshi ukagira ubuzima buzira umuze mu byo ukora byose muri gahunda zawe zose Imana izabigufashemo bigende neza. Merci. Thank you. Abantu tubazanye nabo hano uyu umupfasoni muvandimwe mu muturanyi
ndishima Gugu uzana abantu bo hanze bakajya muri filime yacu kandi urazi Burundi na East Africa iyo babona dukinana nabo turi kumwe nabo nyine imibanire yacu irakomeza kugenda neza on a national level nk'igihugu ureke kuvuga ndishimye ko wavuze ko uje mu muryango kandi feel free uri mu muryango rwose sibyo ndakunda Abarundi nawe ndagukunda ni karibu sana ugiye gutangira urugendo rushyashya Imana izabigufashemo muri filime yawe utera imbere izakushoboze muri byose muri gahunda zawe zose uzahahe uronke ugire imigisha myinshi santé bonheur toutes les choses ndagushimiye kandi ndabakunda mwese batwini banje buri birthday nzajya mbibuka turi mu Rwanda turi hafi tuzoma tuyifeta hamwe ICTV mwakoze kumuza n'abana mwakoze cyane reka twakiriye abantu twazanye nabo wenda bafite icyo bashaka kubabwira muri rusange agira icyo bababwira muri rusange. Mwakoze amazina yanjye nitwa Uwase Brenda nkaba ndi sister wa Dance Brenda ndabakunda aba babiri ntabwo twe tuziranye gusa nabishimiye ukuntu mwitwara abana beza murasabana nabishimiye cyane ndabakunda gira umunsi mwiza wamavuko. Mwakoze cyane abakunzi ba Rwanda TV ndakeka mwabonye byinshi byiza mwabonye surprise abana bishimye bishimye cyane pe ndakeka turakwibutsa gukora subscribe like comment yanyu bikenewe cyane kugira ngo tubashe kumenya idea zanyu nyine kugira nimwe dukorera mwakoze cyane turabashimiye.